muraho nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko Nzuri Market. Kuri iyi televiziyo ya Nzuri Market aho mudahwema gusanga imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa ikodeshwa, turongeye tubahaye ikaze iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Nimukomeze mukande subscribe, na share, munakora share kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market, aho muzajya mwibonera imitungo myiza cyane tubarangira, yaba igurishwa, ikodeshwa, amasambu, ibibanza ndetse n'amazu. Tubahaye ikaze cyane kuri Nzuri Market. Kuri iyi nshuro rero tubafitiye inzu nziza cyane nk'uko tugiye kuyibatambagiza, inzu nziza y'akataraboneka iri iburasirazuba mu karere ka Kayonza, hafi y'ibintu byose, hafi y'ibikorwa remezo byose, hafi ya gare, hafi y'isoko, hafi ya kaburimbo, muri karitsiye nziza iri guturwamo cyane. Iyi nzu kandi ikaba ifite ikibanza kinini cyane kirimo ibibanza bibiri, ku buryo ushatse wahita wubaka n'iyindi nzu nkayo kandi bigakunda. Iyi nzu kandi ikodeshwa amafaranga meza cyane. Abantu bazi ngo i Kigali no hakodeshwa gusa. Iyi nzu bayikodesha amafaranga 150, ariko ni inzu nshyashya, nibo ba mbere bagiyemo, ubusanzwe na 200 bayatanga. Nimukomeze mukande subscribe, mukora na share kuri channel yacu. Tubaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Nimukurikire noneho rero imiterere y'iyi nzu. Murakoze cyane. Inzu nziza iri ku isoko, iri Kayonza, iragurishwa. Kayonza ahantu heza ku muhanda, hafi na gare, hafi n'akarere, ahantu heza cyane, ahantu heza kabisa, bigaragarira buri umwe wese. Ku jisho ni sawa, mu nzu hameze neza, yaryoshye. Zimeze neza cyane, irimo buri kimwe cyose. Iyi nzu ndi gutambagira, aha ni inyuma, hano twari turi hari imbere kuri salo, kandi kujya ni mu gikari. Ni dushe yo hanze na toilette, kandi mu gikari n'ubundi, kandi ni mu gikari, kandi mu gikari cy'inzu noneho birimo buri kimwe cyose. Ifite dushe na toilette hanze n'igikoni hanze, ikagira ifite ibyumba bitanu. Ifite ibyumba 5. Aha ni mu gikari cyayo. Dore gate mu twari turi, ubona ko ari inzu nini zigezweho, zimeze neza, iri ahantu heza, ahantu haryoshye, ahantu heza cyane, ahantu heza cyane. Buri kimwe cyose mu nzu. Iki ni icyumba, ni kuzine na sitoke ya kuzine, kuzine na sitoke yayo. Ni saramanje, hano harimo ibyumba 2, ibyumba 2.
haryoshye cyane, hameze neza. Salo nini cyane. Iki ni ikindi cyumba, ari ahantu heza hameze neza. Iki ni ikindi cyumba. Iyi ni dushe, tuwarete. Urabona ko ni inzu ifite buri kimwe cyose. Iri ahantu heza, ikibanza cyiza, ifite ikibanza, harimo n'ahantu wakubaka next ari umuntu ushaka kugira gukomeza kubaka. Ahantu hanini cyane.